abanyabera n'ahangaha rero bakavuma nyine mba nitahiramo ibyo isaha zigeze nk'izi ngizi nabonye babona itese n'andi sawa cyangwa si mu rugo sawa ako navuga ko ari sawa gusa buno buvumbura abona babushima ari kuko basunze igihe kibazo nabonye tu umeze neza harasanzwe nyine w'umuntu sure imiryango iteganye n'amatuwarete amadushe n'iki hirya no hino pasi ndakwigenza kabanye ibyo Imana none se cyo kubwira si ukuri wowe ntabwo ubibona ndakumva neza cyane kandi ndahabona ikingura kabanye ibyo mva kuburyama ubona icyo kurya kandi inzu n'uyishyura ntabwo bibeshya none se twavuganira hano cyangwa bashaka kujya kwicara zizo tukara kudufata hano kwishyura basi ibyo bintu twabivuga kandi twaje hano tuje kuganira kuri ntabwo byose ukuntu bigenda bose wakoze cyane amen wakoze nyine ko nyemerera kugera hano ntabwo nakwangira kuko nari mvuga mbishaka cyane kandi icyambere cyo ntabwo nabona amahirwe nk'aya nkayirengagiza ntabwo bishoboka ni umugisha kuri njyewe okay imeze fresh kabisa ndashima Imana gusa nyine hari ukuntu najyaga nkureba nko mu kazi nkabona ntumva ntabwo mfite nkano nabihera kugira ngo nza kubwira ibyibuze uzampena time y'isaha imwe byibuze twicare tube twaganira nk'uko mbona wampaye aka kanya numvaga bizangora cyane ariko byose ndabigushimira cyane ntabwo wanyeretse ko ndi nk'umukozi wanyu ubwo nyine wampaye agaciro kuko ni gake cyane wasanga nk'umukozi wanyu yabatereta nk'umukobwa w'umuhabuja cyangwa boss biba gake cyane ariko waragerageje uranyumva mba hafi amakosa yose nagiye nkora uranshyigikira unkingira ibibaba ibyo byose ndabigushimira cyane urakoze niyo mpamvu numva ko mu buzima bwanjye bwose ntazigera ngo umushyira ndagukunda cyane urakoze cyane pasi kandi ukwiye agaciro cyane cyane pe kuba uri umukozi wacu bisobanuye ko nakubaha nk'uko nakubaha undi muntu wese gusa aka kanya ikintu numva nakwitura cyangwa nakubwira ndagukunda cyane ndabizi ko nkunda nanjye ndagukunda kandi urabizi urabizi ko biriya byose nakoze ntabwo nari kubikora nk'ahantu ndagukunda cyane Voi, non vou virar no mundo. Umeze bite? ariko nkubaza mwana usike wifata ukahamagara we njyewe kabiri kandi uhamagara we Saka kanya nawe urashaka ibyubahiro kandi. mwana njyewe iwanyu se
we nta n'ubwo ushobora gutegereza ngo wumve icyo nguhamagariye ariko wisuzamura sakuza. Bro, nawe njyewe urancumbikira se wo? Ego bwati bro, ni biryo kutise wifata kumagara we. Urashaka nkwitende se boss? Izina ryanjye sinaguhize. Ngo tuza rero mubwira icyo nguhamagariye. Je nagira ngo agasuzuguro nkako n'undi munsi. Banza wumve se. Ngavumbura ibyo ngira. Kugera ko umaze kubyimba we n'uriya mukobwa urusaku rwanyu twaruranda bwe yanyu ya buri kanya nta muntu ukiryama abaturage bamaze iminsi baza kutwiyama hejuru yanyu. Ubwo rero nimutisubiraho mwe mwishakira indi nzu ibintu n'ibibi. Yizere ko amatwi utashyizemo ibiti nubwo unyihoreye. ibyo nibyo bitumye wifatika uwe ngo urabona njye mbwa bro. Shayise ntabwo ariyo bahegiramo ibyubahiro. Mva mubwire se Nukenera ibyubahiro uzubaka izanyu. ase bro basuzuguro se bakora Imana. Nta none ntabwo bakikurira basigaye bakorora. Jya ukifata akamagara we gendi wanyu. Bro jya kaye bwasangire ku isahani imwe ngaha. We nawe bwaguhamagara ibyo ngo ati bro wampaye bitanu kwishyura inzu. Inzanyu ntabwo nyiberamo njye ntabwo nyishyura inzu. Gute wifata akamagara we? Wajya ugira discipline ku mbona ukuze. Muya rwose mubimenye ntabwo inzu yacu ari aho babyinira karaoke cyangwa uvuge wishyure menshi dushyiremo sound proof. Kuko ibyo bintu byanyu binyihira buri kanya nyawu abantu bagira amahoro. Genda biza ukuri kuraryana ariko wihangane. Ubwo nyine no mubwije ukuri none muri make. Yego. Bro icyo nakubwiye iyi nzu ntabwo nyiberamo ubuntu bro. Iyi nzu genda yishyura amafaranga yanjye. Urumva? N'undi munsi ntabwo uzifata umamagare we. Nose kukwivamo yibasigira se uragira ngo byananiye. Rege ntabwo nabuze amafaranga yo kwishyura inzu mane kambikubwira. Sibyo? Jeje uri kunzana uburofa nk'uko nari kumva njyewe. Ubwo ni uburofa bro. Wowe. Reka nkwibira ibanga rero. Amafaranga wishyura nta nubwo acanira umuriro ukwezi ino miryango. Uziko nabwira grafrere tukayigira stop ugasohoka ukajya kwanga. Erega ubyimba iyo wageze iwawe warubatse. Igihe utemeye kugendera ku mabwiriza nyiri inzu ya nyiri igipangu ugura icomokera n'amahabara yawe. Ibintu si bibiri se. Bro uzike nakubwira cyo watega amatwi bro njye ntabwo njye wanyu sibyo nta n'amafaranga njya musaba kwishyura inzu. Ibyo byo kumbwira stock iyo muza kumenya ko ari stock ntabwo mari kwipangisha mbere mari gufata igihe mugabo ati inzu ya stock igere mwavuze ati inzu tugiye kuyikodesha yo kukodesha ko muri mukeneye amafaranga kwirwa umbwira ubwo burofa umukayigira stock mwahereye none hasaho nabafashe njye none umunyirukane ndero ko mbora womba toka bacha umuye inkoni zihabara ryawe toka abona n'ubucucu gusa ufitanga ngiye cyo nzi neza nuko message yatambutse. Hey, Ornella. Niwe. Tibyari. Ornella ari. Amakuru yawe. Meza. Witwa nde? Ibindi. Sigaye bahana se? Biri kumaze igihe. Tukagana ye. Bamagana. Simwaje n'umufisi. Yeah. Ari nzi ko niyo yabaguye. Yera ndodo hano. Twebwe nyine aya mazu yose ubona aha ngaha. Ntabyo narenze. Mu by'ukuri rero iyo umuntu yinjiye ahantu mu mudugudu aba agomba kwegera inzego z'umutekano bakamubarura bakamushyira mu ikayi sibyo
ikindi gihe mubikore kandi ugerageze babarure babashyire mu bikayi bamenye abantu batunze mu midugudu uturuka nawe ukomoka wenda nirari kuzambwira okay nta kibazo noneho sawa bose ko namushaka gasa namushaka okay ufite iminota mike nabi wambwira ko wabona icyo washakira urabizi ko hari uzi wahoze ari umugore wanjye cyangwa nk'uko wakanabyumva n'umugore wanjye uranabizi ko ari umugore wanjye muri make cyo ariko muri iyo minsi mike dutandukanye ahubwo njye natangajwe no kubona ndi kumubona iwawe ariko kumva wamubona iwanjye ngiye ibyo ngibyo ntari bitandeba ntabwo bindeba sibyo niba umukobwa wawe cyangwa se utasheri wawe wigeze umwitaho wigeze unamugaburira ngo noneho unamuhereze n'aho arara iwawe ni stress gusa niba yarabonye aho aryama akabona aho arya aruhuka neza ibyo ngibyo wakagombye kubibaza we ntabwo ari njye wakagombye kubibaza ibyo nta kintu na kimwe njye bindeba n'ibyo ngibyo atari rwaserera wambabaraho gatonda nkitaba n'umuntu we niyo ngiyo mani niyo ngiyo narebe kabisa we narebe niyo yashiraho ndahita nyabona narebe amazina nayo ngayo ntabirenze asante kandi yewe ibyo ngibyo nta kibazo kibirimo sibyo ndumva nta kibazo kibirimo ko umwana yaragiye okay akandi kantu kamwe nshaka kukubaza maze iminsi mbona abakobwa birirwa bazenguruka hano ahangaha niba ari iki cyane niba ari inda niba ari iki cyane ntabwo mbizi mupfana iki fiyanse rero ngiye kugira inama aho kugira ejo n'ejo bundi dusarwane cyangwa se duterane ibintu bibi cyangwa se mbe ntanakumanukana nkagufunga ntabwo ari byiza ibiruta rero ikihutirwa nuko naguhereza iminsi 15 ya priyave ugakoramo utwawe inzu ikenewe gukorwa nk'amasuku sibyo mbasi mwabwira bose wanjye
ese baby umeze neza ufite izihe stress Ufite stress cyane. kuba ufite stress byose mbigarukaho uko mbikoje nawe ahubwo nyine ndimo kubaza ikibazo cyafite stress mu kigo nabirimuza absolutely Nandi wenda muri preve. Kandi nyine byancanze. piriye mesigende ukoze iki wari wamara kwezi utarishyura ufite amezi angahe utishyura Nandi mufite. ukoze iki nyine kitwa kwa prayer Cyenaje kundaje kumva mumagara ngo ati nimba tutaboranye kwa preve. Ubushake bizatwimuka. Undi kwibaza nyine hano ndi bujye ko nanamagana n'abakomisiyoneri numva ntabwo ari kumfata abandi nkumva ntabazo bafite kandi nkatekereza n'ukuntu hari mu kazi turi mu mezi y'abakiriya numva nyine birancanze numva mbanye byinshi kabisa kandi ntahandi mfite nyine yo kubona ahita njya mama. Okay numva bincanze ariko ndaza kuvugisha mama afite abakomisiyoneri bajya bakora ntazi abantu bashakira amazu yandaza kumaka nimero zabo ikintu bebe don't worry wangayike ndaza kugufasha Baby kumwana uramfasha ndi kubyumva nyine uramfasha gute you know my mom ainda kujyana muri Canada next week so ndatekereza nyine kuba kutarabona inzu waje ukaba uje mu rugo tukaba turi kumwe mu gihe mama adahari nanjye nzagufasha nyine gushaka inzu kugira ngo nzajya kuboneka inzu twayibonye si yeah nibyo uvuga uri siri urumva ibintu byawe byashoboka gute kandi nasi singiye bakubwira Baby ibyo mbwira ndabyumva gute nyine niye mpamvu basi hari undi muntu uzi tubana atangiye na mama nawe ndawubwira arenda kugenda uzaze mu rugo ufite ikihe kibazo Baby ndabakunze ntabwo nakemera kujya kwirirwa wanga ushaka inzu sibyo nanjye ndakunda. Sister bite amakuru se kugira ntabwo mfite ubwoba ahubwo mfite inkuru ngiye kukubwira uyu wigira ubwoba mvuga umubwire yanda ntabwo nyikuyemo kubera iki nabonye ikigabo cy'ikigoryi cyumva gifite n'amazu i Kigali noneho kirankunda none sinabona ko nayikubwira mba ni igihoryo mu mutwe uzi ko cyanyemeye ubu ndi wahubwo ntabyo azi ko ajyanye umukobwa arankunda byanyabyo we nta makuru ufite ni ikigoryi rivuga ngo ikigoryi shashira ikintu cyose kizajya kiba nzajya nkubwira Huya ntaribi nzagumiwe nta kibazo njye guhererwa buri kimwe cyose umva ntwita atabizi azagira ngo ni uvuze muke ngwino hano tugende ngwino ndekura oya ngwino ariko yewe ndekura ariko vayo si wandekuye Yagenze ute
nabisubiremo ibyo yari arimo nabikwibwirire. ambwira iki? Ikindi kumva nimba ibyo bari kubara nturavuga icyo avuga ntikiraye. bazavuga ati umuntu wamuteye inda komeza uzikorere Ko murekaza n'indi yasha batavuga ngo bamuteye inda ari kugenda acumbagira yakuyemo inda uzi abantu mu makomantere ukuntu bifona meze mute babo dore ibikoresho none mbihandise bahita nyingi Ela. kora